wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo ariko ubwo yavuze batatu bishobora kuba bari na 30 ahubwo bana barashakanye ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye babahaye basangiye ibyo bafite abantu babiri bananirwa kubana bati ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki habaye iki ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye ntuzasubire ndetse n'ejo yasubira ariko ubushize bityo ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo Comeka TV. Uwambaye neza agaragara neza. Star Shoes iki ni igisubizo ku banyarwanda cyane cyane wowe utuye Huye. Muri Star Shoes tubafitiye inkweto nziza cyane z'ubwoko butandukanye. Si ibyo gusa kandi kuko dukora repairing aho uzana inkweto ishaje ukayisubizaho yabaye nshyashya. Basore namwe mwifuza kwambara mukaberwa tubafite za nkweto wambara ukajya mu bandi nta gihunga. Ibyo byose tubigukorera ku giciro utasanga handi. Tugane dukorera hano ku muhanda uva ku Mukoni uzamuka Itumba. Ni ku muryango wa mbere iburyo bwawe. Kuhagera ubusigaje nka metero 100 kugira ngo ugere ku Kibondo. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri 078 45 12 97 iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Wayihamagara no kuri koru. Waba wifuza ko tukwamamariza ibyo ukora bikagenda watwandikira kuri 073 49 57 64 iyo nimero wayisanga kuri WhatsApp ndetse wayihamagara no kuri koru. Business yawe dukoraho rikaka.